ico tuvuga ndagira ngo kubanza kwibwirana ariko kwiza. Jewe uhagaze ahangaha nitwa Petero Ruhimbya, sengera muri gospel mu itorero riyobowe na Bishop Paul Tebuka. Umuvandimwe hano yitwa Aroni Katabirora, nawe turabana mu rusengero. Ico tushaka kubabwira si icacu n'icimana. Twebwe nk'abasaza tugira itimu yacu hari haruguru. Umunsi w'akazi rimwe tuba dusenga kuva mu saa 8 kugeza nimugoroba. Na kabiri tugatangira saa 8 kuva nimugoroba. Na gatanu saa 8 kugeza nimugoroba. Iyo misi twayihaye Imana kandi Imana irayitwemerera. Tuba dusengera ibibazo bitandukanye kandi Imana ikabisubiza. Kera tukibiri iwacu abantu habaga inzu z'amahombe, abantu bagiraga ikaye icimana ivuze, abantu bakacandika. Twebwe dufite ikaye si ukwirata, ariko iby'Imana yadukoresheje tuba tubyandika. Ndashaka kubabwira nk'abantu babiri gusa muri Amerika bamenya amakuru, baravuga ngo mamwe warubyaye amahasha ngo amare kubyara aramema. Amenya amakuru kuko hariho abasaza baza basenga hariya, avuga ngo tugende tuzamusengere. Uwo mama turamusengera, Imana iramukiza, ubu ngubu bari mu kuvuga. Undi wa kabiri nawe ni umuntu wo muri Amerika, ni umugabo n'umugore. Uwo mugore yarwaye indwara, amaze kurwara indwara, arwara indwara y'akabyimba, ariko umutima uramubwira ngo nubwo genda ku bitaro ntiyakira. Ngo amakuru yabo basaza ngo arasaba ngo tuzamusengere. Turamusengera, akabyimba karashira. Bikira aho ngaho umugabo wiwe yari yarabuze akazi, kandi awotekeza ko umuntu uri muri Amerika yobura akazi. Yari yarabuze akazi, amaze kubura akazi aravuga ngo tuzamusengere aduha ico cifuzo. Turamusengera, ubu ngubu ejo bundi yaraduhamagaye ngo yabonye akazi. Bwana asifiwe. No kuvuga ngo timu yacu ni uko niko yubakitse. Hariho n'abanyakabiri tuba tubana muri ibyo bitaramo igihe cyose. None nico gituma nshatse kubabwira kuko ibyo umuvandimwe ababwira umenye kuko ariko bimeze, kandi mu biheza agaciro ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Bishop Nindura hunga. Uhoraho Mwami Yesu, Mana uzuvuga bikaba kandi bategeka bigakomera. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, umugaragu wawe agiye kuja kuvuga ijwi ryawe, ico wavuganye nawe. Muheza ubutwari n'imbaraga zo kubasha kubikora, kuko data kubwe ntiyabishobora ntiyanabibasha, ariko akuzwe n'imbaraga zivuye mu ijuru. Mana zibashe kumufasha avuga ibivuye iwawe, kandi nako bagiye kuzumva tuzakirana umutima ukuze unezerewe. Asante kubana nabo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Yesu nashimwe. Ubashamaze kuvuga amazina yanjye, ariko njyewe sinayavugaga, ariko keraga yayavuze. Jewe n'umwanya ngiye kwivuga sinza mvuga amazina yanjye, kandi sinza mvuga ubwoko mvukamo. Jewe nza mvuga ngo ndi umukristo. Amen. Ababyumva ntibabyumve nabi. Jewe ndi umukristo. Nibyo mvuga byose tekereza uku ngo ndashaje. Timama ko nkoze mfite imyaka 79. Habuze umwaka umwe gusa kugira ngo nshike 80. Urumva ndakuze cyane, kandi nibyo nshobora kuvuga. Simbivuga mbaye mvuga ngo nibyo abantu batoya kibuze nibyo abantu bakuru. Oya, ndavuga iby'Imana yavuze, kandi ibyo mvuga byose sincisha hirya, ndavuga uko Imana yavuze. Tuvuge ngo amen. Ariko ijambo rya mbere nshaka kuvuga, ndatangirira mu ijambo rya hano muri Kenya. Kandi mutegere, kandi abamuza mumva Imana ivuga, kera kose abantu bacyubaha n'umwuka, bakubaha n'umuhanuzi, bakubaha n'umuntu wese uvugira Imana. Bazaga Imana yazaga ivuga ijambo
bakama baryubaha kandi bakarikorera mu buryo bwose bushobotse. Ariko ubu ngubu nubwo muhaye musimbagurika gutya kuri Rutari, mugasimbagurika, wowe nabwiye abayobozi ndababwira ngo kugira ngo bazapima abakristo babo bari hano muri Kenya, kubapima kugira ngo bamenye kuko ari abakristo, bazafunge ziriya za sente ukwezi kumwe. Abakozi babaye nk'abavuga ngo nizihagarare, mwobona umukristo mukamenya n'utari umukristo kandi ukumbabwiye n'ukuri. Kiriya kintu timugire ngo nonega ngo ni ikintu gaciza. Abanyebara bari mu kuko ibyinamo bakarira kandi bagatanga amaturo uko bashobotse. Mwebwe mukibwira ngo kiriya ngo gifite ubuzima mu buryo kizabasendekeza kikabashyita mu ijuru. Kiriya kintu cyamaze gufata abasore, gifata n'abagabo, kimaze kubafata. Abantu basigaye bavuga ibitavuga, bakavuga nyine ibintu nyine utovuze ukamupora mukukamuvuga. Kubera kuko none ugacyagushuhije muri kwa gushuhwa, none ntiwamenyeho n'ibyo uhaye uvuga n'ukuntu uhaye ugenda n'ukuntu wasenga nuko uhawugira gute. Abantu bateze mu mwanya bashitse ku mwanya wo kuzoza bavuga ngo dutangeza hare, umuntu akamavuga ngo ntangeza hare w'igihumbi. Uwo muntu si umusazi. Kuva twemeye nukuri sinumva umuntu utanga za hare w'igihumbi. Nazo ariko ubu ngubu hano muri Kenya murazigezemo. Ibyo nashatse kubabwira Imana yavuze hano muri Kenya. Imana yavuze yarababaye, irababara cyane kubona ibyo abantu baye bakora hano muri Kenya. Nabivuze ngitangira guhuruka hano, bivuga masengero mwe nateranye. Imana yaranze kuva kera kose, no muri zabura mushozi za mbere zitangiye twazikozemo. Ariko nari ntarabona umuntu ujya gusengera umurwayi ngo naje gusengera umurwayi ngo banza asaba ifaranga. Imana, umwuka w'Imana uzugurishwa. Umwuka ngo nije gusengera umurwayi ngo mpeze ifaranga. Nibaza kukujyana tumurwayi yarwaye ararembye hano, ni mwebwe mujya gusenga muze muvuge ngo mbere yo guhaguruka ngo mubanze mu mpezi ibihumbi 4 hano nshyire mu mufuko ngo mbone kujya gusengera umurwayi. Bakristo we ko murajya. Imana yarabivuze nongeye kubivuga uyu munsi wa none. Imana yarabivuze ngo uzakora gutyo ntagende ngo musengera ngo aje kwirega kibuze ngo afuka amahandi ngo yirege kuko yajyanye amafaranga ayagurisha hejuru y'umwuka. Ibyo bakoze byose nduhaye bikora kuko Imana itabiruzi. Imana irabiruzi ibyo haye ukora. Wowe uri umuhungu, wowe uri umugore, wowe uri umugabo. Muyazare kuva ngo umuntu ngo ajyanye ugiye gusengera umurwayi ngo nsabe ifaranga nkuko kwanye. Benshi bari mu kujya kubasengera, bamara kubasengera bamaze kujyana ifaranga, babasengera ntibakire kubera kuko ibyiringiro byiwe biri ku ifaranga. Ariko se twebwe kurango turi beza cyane kuko tudakoresha ifaranga. Abarwayi bari mu kuza, umurwayi baroze ndababwiye ibyo kuri, baroze ufite indwara yiwe imeze gute, twamusengera Imana ikamukiza. Kubera kuko mu mitima yacu ndi harimo ifaranga, nta faranga turimo kandi hazo duteze ngo kuzasaba. Aba turimo gusabira muri Amerika bari mu kuvuga ngo se mwabasaza mwebwe ko twabaha amayitaje none akaba yashubijwe, mwebwe ntimuzamusaba ifaranga. Nimutwaka ifaranga tubohereza ifaranga kandi barazifite. Ariko yo tubanga abantu bavuga ati nyamana nimo nkabaduheza nk'amadolari 300-400 tuba twarayabonye. Imana yaravuze ngo ukoresha iryo jambo akarikoresha ukamenya ngo uri mu gusengera mu rwaye ngo utange ifaranga, baguheza ifaranga, baje kukujyana ikayore uje gusengera mu rwaye utanga ifaranga,
ugiye harindi utanga ifaranga wewe urimo ufite ikibazo gikomeye ku Mana apana hano ku Mana kubera kuko wabona kuko ibyo ukora icyo ni kimwe kiratambutse mucyandike ejo muzokibona ibi mbaye mvuga ejo muzobibona ariko Imana niko yabivuze icya kabiri abantu amen jewe gasinigisha ngo muzuzwe oya pasiteri amaze kwigisha yigishije buramusho kandi twumvishije twanezerewe ariko njyewe ngiye kubabwira kandi ubuhanuzi buturuka ku Mana buzabu buyihanka kakaraje karya ko kundondo kaza karura twaza gatumanura kimigano kafashe ku migano niko kaza gakarura cyane nakanga hano muri Kenya tikanarura ariko ubuhanuzi niko buzabumera ubuhanuzi bwa kabiri Imana yavuze ngo twebwe abashitani muri Kenya abakobwa abahungu umuhungu uzoshaka umunyakenya umukobwa wacu uzoshakwa n'umunyakenya ntandowa haba nimwe ntayizobaho ntayo mushakwe n'abanyakenya mwabakobwa mugeni mu banyakenya babashake ariko ntandowa izahaba abahungu mugene mukundane n'abakobwa b'abanyakenya kandi muzi kuko ari beza bamaze kuruta abakobwa bacu ba hano muri Kenya ariko mugene mubashake mumenye kuko muzaba mushatse umukobwa udafite indowa haba nimwe ntandowa nimwe muzogira haba nimwe Imana yaracyanze ni bingahe bibiri ibyo Imana yarabyanze ugenda uzi kuko Imana yabyanze n'uyu munsi wa none irabyanze ibyo nibyo yavuze hano muri Kenya tugiye gushika ku mwanya reka mbabaze pasiteri nyine yatwigishije ariko araduhagurutsa noneho turavuga ngo icyo turangariye ni igihugu cyo mu ijuru kuko tuzakijyamo kandi tuzokijyamo ariko ese inkike dukwiriye kubaka batubwiye ngo twubake niryo jambo ryatangije ese inkike dukwiriye kubaka ni iza hano muri Kenya inkike dukwiriye kubaka ni izo muri Amerika inkike dukwiriye kubaka ni izo muri Canada inkike dukwiriye kubaka ni izahe nizi wacu ikanisa rimwe twateranyemo baravuze ngo barabaza ngo se Imana yoza none ikaza none ikavuga ngo nje kubajyana mu ijuru iwanjye ese twokwemera tukagenda Imana ikatujyana kibuze twovuga dute babe bavuga benshi baravuga ngo ngo ibanzireke ngo tuzobanze ngo tuje hanze ngo mubanze mureke ngo ibanzireke ngo tuzoje hanze murarambirwa yeme twebwe twari twavuze ngo baduheze umwanya mbere twame tuvuga kandi twari dufite ibindi byacu tujya gukora ariko none ugatubonaga birakomeye none se mureke tuvuge icyo Imana yashatse ku bwoko bwacu bwa kiriya gihugu tubuvuge noneho twarasenze si ukurota kandi si amawazo ahubwo ni ubuhanuzi bwaje muri twebwe kandi ni umuntu waje kujya kumbwira aravuga ngo nje kukubwira hejuru y'igihugu cyanyu mwavuyemo cya gakondo nicyo naje kukubwira utegere wumve ndavuga ngo ndumva kabisa yabimbwiye muri uyu mwaka ushize apana uyu nguyu ukundi nicyo gihe yabimbwiye noneho uwo muntu araza arambwira ngo nje kukubwira
aho mwavuye muri gakondo mwaje ino muri hano muri Kenya, ariko nubwo mwaje hano muri Kenya sinabibagiwe, n'ubu ndacyabazirikana uko nabazirikanye kuva kera, kandi na hano muri Kenya nije ubabeshejeho, n'ahandi hose muhaye mugenda nije ubabeshejeho. None nje kukubwira ngo ugende ubwira abantu batange amaturo, batange amaturo, kandi amaturo bazotanga ni amaturo yo kugenda hehe muri gakondo yabo baturutsemo, yo kujya kundangira amaturo mu gihugu bavuyemo, kugira ngo hanyuma yaho nzobakorere n'iyindi mirimo, kugira ngo noneho bikurikiza nubona amaturo yabo batanze, kugira ngo nzobakorere n'iyindi mirimo batazi. Ndabyumva ndavuga ngo ibyo ndabyumvise, ariko arambwira ngo genda ubivuge. Ntekereje inyuma kubw'umubiri, ndavuga ngo ese ndagenda hano muri Nairobi ngende mbivuga mu makanisa bigende biti, babwire ngo nibatanga amaturo, noneho se bigende biti? Birakomeye. Ariko ndavuga ngo ko ari Imana ihaye ibivuga, reka ngende yije mu ishyamba ije gusenga, mbaze Imana mvuge ngo se Mana ibi wayumbwira, ko wayumbwira akantu gatoya cyane kagace, ariko ntumbwire ngo urambure kugira ngo umbwire neza. Ese abantu nzobabwira gute mu nsengero? Ndagenda maze gushika, nasenze iminsi itari mikeya, ndasenga mbaza Imana, ndavuga ngo Mana ngaho mbwira kuri iryo jambo wavuze. Wa muntu araza arambwira ngo nakubwiye rimwe, ariko noneho ngiye kukubwira amagambo menshi ya kiriya gihugu cyanyu, kandi uburyo muzabikora. Arambwira ngo nsube gusubira kuri rya jambo ry'ituro, niryo wasubira kandi yatangije kandi bwa mbere. Ariko arambwira ngo reka noneho nje nkwereke ibintu nzokora hariya muri Kongo mu gihugu cyanyu mwaturutsemo. Arambwira ngo utekereze neza, urebe ngume nkwereke ibyo naje kukwereka. Noneho mbona kuko anereka inyoni nizo yaneretse, inyoni nyinshi cyane, sinomenya uburyo bashobora kuziharo, ibihumbi n'ibihumbi, inyoni nyinshi cyane. Arambwira ngo ese ziriya nyoni kurazibona uko zingana? Ndavuga ngo sinomenya uko zingana. Arambwira ngo ziriya nyoni zigiye guturuka, ngiye kuziturutsa mu bihugu ibi bine. Izo nyoni nizo ngiye kuhagurutsa muri biriya bihugu bine, kandi izo nyoni ngiye kuzihagurutsa kugira ngo zigende zose ziguruke, zose zigende zijiriya mwaturutse iwanyu. Ati siko nazibona, ndiko nazibona ni nyinshi, byari nyinshi cyane, cyanganaga no kuko umusenyi byinshi, kandi inyoni ni inyoni nyine bene zazindi ziguruka. Arambwira ngo ziriya nyoni ngiye kuzikiza mu bihugu bine, noneho zigende iriya. Ati tegereze neza. Nitegereje neza mbona noneho zose uko zamaze ziguruka, zose ziraguruka, zose uko zingana ziragana, zimaze gushika muri biriya bire, kuko naze mbona zimwe zatangiye kugwa ku biti byo mu Rurambo. Mu Rurambo simpazi cyane, niyo zatangiye kugwa, no kugeza inganje zigwa ku biti byose byiriya. Mbona ko zamaze ikwira bya biti byose, ngo zimare kubikwira, noneho zitangira kwarika ibyari hejuru ya bya biti. Uko bizingana zose, mbona inyoni imwe kirama igenda ko ryaho yakaguye ku giti, niko itangiye kugira icyari cyayo, kugira ngo noneho mu mwanya itere amagi, nimara kuyatera kugira ngo zizaturage zose. Ariko mu mwanya zahagurukaga zagiye ari inyoni nyinshi, ariko hagendamo inyoni imwe nini cyane, igenda muri za zindi zose hagati izigendamo. Imaze kuzigendamo, zimaze gushikiriya,
none mbona ko zama zarika ku biti zose na ya yindi nayo ngo ije kwarika iyo noneho yarika ku giti gisumba ibindi biti byose iyo bariho yarika kuko yari isa na kwa kundi yabari ninga kurya ku mwami noneho iyo yarika aho ngaho arambwira ngo si ibyo ngibyo tubibonye ndabibonye arambwira ati cya kabiri nkubwira ati ngwino kujyana mbona ko ajyana mbona ko ndurutse mu rurambo kandi no gushika inganje simbazi arambwira ngo reka nkwereke yama yinjira mu butayu bwa bundi bose abimbye ubutayu bwo mu kuzimu abandi bakubaka ubutayu bw'amazu bwose amagenda abunereka ati nturuzi abantu bazaga basengera aho abantu bazaga basengera dore ngaha arambwira ngo surahabonye ndahabonye yamazana ibintu bimeze nka kwa kundi kurubura niko naze mbibona kurya iyo imvura yaguye ikagwa mu rubura rwinshi muzamubona kuko rwabaye rwinshi ariko rukareka rukaba rwinshi cyane niko byari bimeze buri nzu yose y'ubutayu yose niko yari yuzuyemo ibyo bintu by'umweru cyane kandi byiza cyane bifatanye arambwira ngo si ibi bintu ntubibonye ndabibonye ati naje kubikubwira ati none ngiye kuzabikora ariko mu mwanya nzabikora mwatanze ituro nimara kuritanga rigende nirimara gushikiriya icyo gihe nicyo gihe nzohagurutsa za nyoni zose zive mu bihugu uko ari bine zose zigende zijye kwarika kandi ziturage mu mwanya arambwira mbingisitanga arambwira ati dorega reba turebe naje kukwereka uko bizaba noneho mbona za nyoni zose kuko zateye muri bya byari noneho mbona kuko zose ziraturaga kandi ngo zije zituraga muzi kuko inyoni zituraga ibyana bidafite amababa by'imyunyu ariko izo ngo ngiye guturaga zama zituraga ibyana by'inyoni byose bizima bikuru byose byama bikwira igihugu cyose mbona ko byama bikwira igihugu cyose ariko mbona ya yindi nayo ngo ujye guturaga nini yamituraga icyana kinini cyane nacyo noneho gikomeye kihakigurukamo byose byama bigurukana byose hamwe byama bikwira mwere gukwira arambwira ngo se tubibonye ndiko ndabibona atari cyo gituma nakubwiye ngo mutange amaturo agende aje mu gihugu cyanyu hanyuma yaho yewe nzakore nd'Imana n'abakore n'ibindi nabyo nzabikora noneho amaze kuvuga bityo aravuga ati ni kweli bya bindi byose nabyo byari mu kuzimu birya byose byari mu butayu byose aravuga ngo reka nkwereke uburyo ngiye kubigira byose noneho ngo arabihagurutsa byose ngo abihagurutse byose mbona bihindutse iki mbona byose aho yagiye abisuka mbona bihindutse noneho amanjanja gusa byonyine yamayanja yose yama yakwiza muri kiriya gihugu cyose mbona kuko byama bikwira byose aravuga ngo ese tubibonye ndiko ndabibona ati noneho aya ni amasengesho basengeye muri ubu butayu bwose abasenze nicyo gituma nashatse kukwereka ibintu birimo none nabyo ya masengesho basenze ni ukuvuga ngo ngiye kuzabakorera imirimo kubera ya matayo yose basengeyemo hari ubwo muri mukibwira ngo amatayo mwasengeyemo ngo none yapfuye nabi Imana irayazi kandi Imana kirayavugaho cyane kugira ngo Imana izakora umurimo ibyo irabivuga imaze kubivuga ndavuga ngo se kunona kwambwiye ibyo ngibyo ndagira gute ndavuga ngo reka ndagenda njya kubibwira ababishopu bacu ndababwira ndi naje kubabwira uko Imana yavuze ndabibabwira byose nk'uko mbivuze kandi ibintu Imana yakweretse ntibizabyibagirana haba namba uku nguku nubwo mbaye mbivuga ariko mfite umubabaro munini cyane kandi mfite n'agahinda kanini ndagenda ndabibabwira amaze kubibabwira ibo baravuga ngo twebwe turi batoya ariko aho ukwiriye kujya nihe ukwiriye kujya mu bakuru bari hano muri Nairobi
ujya kubivuga ndetse ibukuru ni hehe tujyega ndaho ntazoshyika nzagenda noneho bantunganyaga irembo baravuga ngo nzogende ngo kuri Shalom ese ni Shalom kuri uriya mugabo nubwo ni ubusa ndamanuka ndaza ngo mare gushika ndabivuga ndavuga ngo Imana icyo yashatse kirashaka kugira ngo muture amaturo agenda iriya ruguru nabimubwira nawe maze kubimubwira nuko hasigaye baravuga ati natwe turabyumvise ahasigaye itahire ahasigaye twebwe tuzabikora kandi tuzabivuga kuko narishikije ubuhamya bwanjye nari mbashikije baragenda nuko iminsi yanyu bamara kwanyura ngo buke kandi bateranye barasa kandi baraduhamagara ati muze noneho haje benshi none gasigaye muze muvuge abantu biyumvire baze banga ikintu bumvise tibyo ntangoranye turasa turaza ubwa kabiri tumaze kuza ubwa kabiri turasa kandi turabivuga kibigibe mpamvuga turabivuga barasa kandi ati ni sawa witare mwebwe murashikije ubutumwa ariko bavuga ijambo rimwe baravuga ngo mugende naho hani naho ayandi matorero n'ayafite abandi bakuru nabo mushobora gushitsa amagambo ariko nje simbavuga hano gahara Nairobi harimo ababishopisha ryose no badutuma kuri bandi babishopa turagenda ngo tumare gushika noneho ibo baduheza amasezerano yo kuvuga ngo tuzagenda ngo bazaduhamagara turategereza turahebura turishyuza barasakana tuzobahamagara turishyuza ati bazoduhamagara pe no kugeza none munsi wa none ndavuga ngo yeme Nairobi imaze kuduhumanya kera kose Imana yazakivuga abantu bose bakama baduka n'ikindi cyose cyadukamiye ese n'abanyabyuro bari hano si benshi hariya muri byuro Imana yazagitubwire tukama duhamagara abashefu tugahamagara n'abapagani bakama bakoka bose n'umunebwe wese akamaza bakama bategera ku Imana kandi twazaga tuvugira mu makutano twebwe twazaga tuvuga twishe Imana yakame tubira ngo tuzohamagaza amakutano tuvuge tukama tuvuga bakama babyubaha bava aho ngaho bakama bavuga ngo umuntu udakora ubushake bw'Imana uwo muntu ntari kumwe natwe kibaro yose nicyo cyatumye Imana yumva gusenga kwacu ariko iki gihe turimo ni igihe gikomeye kuba ngo twumve ngo Imana yavuze ngo twame tugenza kwa ko Imana yavuze mama we birakomeye noneho ibyo ngibyo imaze kubivuga noneho twumvaga turahise twe turavuga ngo twaratanze byararangiye nuko twebwe njyewe namagana namani yamuko shaka ndavuga ngo ko navuze Imana ntizonziza icyo navuze takundi habaye ijoro ry'ejo niyo baduhamagaye ese ni nijoro niri ry'ejo tumva baraduhamagaye ngo tuzoze ngo kujya kuvuga uko Imana yatubwiye none ngo abantu bumve none nicyo cyatumye tuza kugira ngo tubabwire uko Imana yavuze hanyuma yaho mutangire gukora noneho reka nyuse noneho imaze kuvuga ibyo ngibyo iravuga ngo aya maturo nimuyatanga ngo amaturo muzoyafate ngo muyajyane umuntu ayajyana apana si ukuvuga ngo ni ukuyavugira ku matelefoni oya si ukugenda ku matelefoni ni umuntu uzogenda namara gushika ngo ashike mu minembwe namara gushika mu minembwe ngo abantu bazakira ayo maturo nshatse kuvuga ubushake bw'Imana uko yavuze sinongera kandi sinonkuza iravuga ngo abantu bazayakira iravuga ngo ni abantu 5 kandi bose niko batandukanye amakanisa ivuga umugabo umwe usingizwa muramuzi ivuga uwundi ngo wakoraga ku Kabingo nawe n'umurevera w'abarundi ninde kadeyo aho ivuga Mabyimba w'umuyumbi ivuga uwundi murevera wo kuri Muriza Fashinga
ivuga uwundi wundi ko nibaga iwundi ivuga amakubu guwa mu bidego namuvuze bite abo ngabo biravuga ngo amaturo muzotanga yose azohitire kuri abo bantu nibamara kuyabona bari kumwe na wa muntu noneho bazazamuke bagende baje muri Gitave bashike muri Gitave bajanye amaturo yanyu kujya guturira igihugu cyanyu mwavuyemo nibarangiza ya maturo bamanuke bame bagenda no mu mibunda ku karango ngo ko kwitara kigeze kubaho abasirikare bayajane ntibazoyasiga niba mara gushika muri ako karango bagasengere Monako hanyuma yaho ngo nibagaruka bashitse mu madego noneho ngo bahamagara abapfakazi bose bapfakaye bose hariya muri kiriya gihugu bafite agahinda ayo maturo sabarevera bazayarya si abantu bazoyarya ahubwo ngo bahamagara abapfakazi nibamara kubahamagara babaheze ya maturo yose yanyu yose yaturutse muri kino gihugu. Imana iravuga ngo yumvishije agahinda k'abapfakazi bose bari hariya basigaye mwebwe muri hano muri Kenya, ariko Imana iyo kirababara hejuru y'abari abantu. Iravuga ngo amaturo muzoyatange, murakuyatanga abantu bazoyahereza n'abapfakazi, hanyuma yaho nimurangiza aho ngaho nuko asigaye niwo munsi zohamagaza za nyoni, niwo munsi zagera mu butayu bwanyu, niwo munsi izubaka kiriya gihugu cyanyu uko mushaka. Hari abantu benshi barimo kuvuga ngo se ngo biriya bikomeye kuriya, ngo biriya bimeze kuriya, ngo ariko ngukira cyakize. Imana ibyo mubona bibateye ubwoba, ibyo Imana ntiyibiteye ubwoba. None gatwaje kubabwira bavandimwe, muze mumva ubushake bw'Imana kandi muze mumva ijwi ry'Imana. Ni twebwe tuzanye ijwi ry'Imana ryadutumye hano muri kino gihugu cya Kenya na kiriya gihugu cya Kongo. Ibyo ngibyo by'igihugu cyacu, ariko jewe ndacyaza kuvuga mfite n'ubundi butumwa bw'igihugu kino cyacu cyerekeye mu buryo bw'amatorero yacu aya ngaya ari hano muri Kenya. Tuzanga kuvuga Imana izo zidutuma tuyavuge. Nshimiye abashumba gara tubatenguhe, ariko turabashimiye cyane. Ariko icyo nobasaba kugira ngo mubanze mupunguze kuri za sende, muzipunguzeho. Nimara kuzipunguzaho muzarebe ikintu kizoba aho ngaho. Ni ukuri muzoreba abakirisitu bahe basenga, muzoreba abakirisitu bemeye Imana bazoja no mu ijuru. Ariko nimuzifunga muzoreba akazoba. Nshatse kubabwira mbere y'igihe muzabirebe. Kimwe abakoziga ntibobikora, ibyo ntiboroha babikora, ariko hasigaye ndarangije, hasigaye mu byumve kandi muzabikora. Kandi nimutabikora kazi yenu jewe Imana kirambona nahanga. Dore bamfashe nje narizi ngo ntibamfata na biri, none gadore ndiko ndavuga bihabyinjiza. Ariko ngiye kurangiza sinza ndangiza ndashizeho nanje agasirimba kanje, kandi je nikombora cyane. Ndashaka kugira ngo sirimbe jenyine, sinuzuzwa kandi sinitera hejuru cyane ngo name nitera hejuru ngo nuzu. Oya, Imana iba mu mutima wanje. Tuvuge ngo amena. Imana iri mu mutima wanje. Inza numva nezerewe nkakurusa jewe, kavuga ngo nyabo nawe ntimumpeze igisirimba cyanje jenyine ngo sirimbe akakimpeza. Wowe nawe nusimbaye yeme ese byinshi ari he? Ese nawe urabize igisirimba gake cya kindi cya base kandi cya vuba. Bwana sifiwe. Mureke gusakuza. Iri ni abanyamakuru mufotore igisirimba cyamuze.
waramutabaye anesha idubu n'intare yaciye Goliyati gihanga mana izo ni imbaraga zawe mukiza uri Imana wabanye nitwari ku rugamba Gideyoni waramwiyeretse anesha abamidiyani Dawidi waramutabaye arwana n'idubu n'intare yaciye Goliyati gihanga mana izo ni imbaraga zawe 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 reka mvuga irindi jambo rimwe gusirimba wono sirimba kivuze nkareka gusirimba ijambo nshaka kuvuga abayobozi mahagurukije ahangaha twavuze ngo tuvuge ibyo Imana yavuze ntimusohoke turavuga ko Imana yavuze kuba ngo umuntu agiye kongeraho biza biba ingorane kandi basaba kandi kugabanyaho bikaba ingorane twavuze uko Imana yavuze Imana yaravuze ngo aba hano muri Kenya bose b'abanyamurenge b'amakanisa amatorero yose ya hano apana yo mu Bugande apana ya hano ya hano muri Kenya simbizi y'abamwahumvise bose ngo aribo bazotanga ayo maturo bose bagenda none ga ibyo ngibyo nshatse kurivuga kuko Imana ariko yabivuze ntiyavuze kuba gusa ngo igisate kimwe ikindi ngo irakiretse ikindi ngo irakiretse yari izi kuko twese twavuye muri Kongo dukwiriye gushyira hamwe iryo turo ryacu rikagenda irindi jambo Imana yavuze hejuru ya za nyoni zagiye zose zikajyanamo n'iyindi nkuru kandi nayo ikaba ifite icyana gikuru yaturaze nacyo gikwira ahandi hose iyo nyoni nkuru namwe mu mwanya Imana yazi bivuga murayisobanura kugira ngo ijyane na za nyoni zose ziturutse mu bihugu bine ibihugu bine ni ibihugu bizovamo abantu bizohamagaza abantu bose aho bari hose mu bihugu bine byose bazagenda nizo za nyoni zizogenda bazagenda ku bwinshi cyane batahe muri kiriya gihugu cyabo baje kucyubaka niko kwa kundi zashyitse iriya ziratera zimaze gutera ziraturaga ubwo n'ubwoko Imana izo bishoreye ibushikije hariya bazororoka kurusha kwa kundi kwa mbere ya nyoni nkuru nayo nabonye kuko yashyitse ari mu madegu noneho baza kuyakira abantu bose bari aho ngaho bose baza kuyakira ni umukuru wari ugiye muri bya gurupe zose zari zivuye muri cya gihugu
ngo niba uzoba ufite ubutegetsi muri izo nyoni zose zagiye. Nicyo gituma dukwiriye gusa n'abantu bakwiriye gutanga amaturo. Njye naravuze ngo ibi bintu Imana ivuze nibishika abantu bakabyitabira. Navuze ngo mfite agahinda kanini cyane. Njye naravuze ngo mu mwanya abiwacu bazatangira gutanga amaturo, njyewe sizotanga 1,000 kandi sizotanga 500. Ko murabona ngo ituro rizaje gufasha ubwoko bw'abapfakazi bungana gutyo. Kuba ngo mutanga 100, kibuza ngo tutange ndatanga 200. Oya sinzigaye. Ariko musare umuntu uri mu kuzana ku gatuti bamuhamagaye avuye Kayore umuhungu umusore ngo aje kuvuga ubutumwa, ariko abantu bakamba batanga akamagenda imifuko yose yamye yuzura n'amahuzu n'ibiki byose ngo ndetse n'ayo umugore wasigaye bakamba buzuza amashakoshi akagenda ahetse. None ko barababwira ngo Imana kiravuga ngo dutanga amaturo, ugasanga abantu barakonje. Nshobora gutanga amadolari, nshobora gutanga 5,000, ubundi gatanga 10,000, ubundi agatanga 12,000. Imana itubesheje hano muri Kenya, murabona ukuntu abantu basa. Ariko tuzi icyo Imana ihajya kujya gukora. Yaba twari tugisobanukiwe n'ukuri kw'Imana, twatangaga twese hano muri Kenya, tukama dutangura kaza amatanga atibura gutya. Ko kuvuga ngo umuntu uzova hano, Imana yaravuze ngo ni umuntu umwe, si babiri, umwe. Hari itike y'uzomugiza hano kandi azogena ku mababa y'igisiga kugeza ashyitse mu mirimo no guswa kugaruka. Aho tekereza amaturo yo kuzona abapfakazi bari muri Kenya ngo bashyitse nk'abantu 1,000. Abapfakazi gusa batakaye aho ngaho. None Imana yaravuze ngo dutange. Mubyititse kwa ngo dutange. Kandi dutange muri Kenya twese uko Imana yavuze, ariko dukora. Kandi nimubona ngo mugiye gukora igisate kimwe, ibyo ntibikambeho. Muzaba mugabanyije kwa kundi abantu baza bagabanya amakanisa, ngo ikanisa ari nyanaka, ngo abanyanaka. Tuba dushitse mu buryo bw'umubiri, ariko mu byumve ahasigaye singisirimbye kuragiye.
Bwana asifiwe.